Ikaze mwese hano kuri Pure Gold TV, hano mu cyumba cy'amasengesho aho twihererana twese tukahasengera kandi tukahumvira ijambo ry'Imana. Mwese mbahaye ikaze bene data, abo dusanganywe ndetse n'abashyitsi bacu nabo nzamuye ikiganza mbaha ikaze muri iki cyumba cy'amasengesho cya Pure Gold TV. Ndabamenyesha kandi ko muri kumwe na Jose kuri uyu munsi wo kwa gatanu itariki ya 10 z'ukwa gatandatu 2022. Nongeye kunezerwa cyane no kugaruka ngira ngo dufatanye ijambo ry'umunsi kuri uyu munsi wa none. Ijambo Imana imaze iminsi ivugana nanjye ni ijambo ry'urukundo, ari ryo bita mu cyongereza agape. Urukundo rw'Imana rutarobanura, urukundo rw'Imana rubabarira icyaha icyo ari cyo cyose. Nirwo Imana yongeye kunyigisha, kuko urwo rukundo ngewe narisuzumye ndipima nsanga sindufite, sanga kanjye ni gato cyane ndetse nta narwo. Ariko Imana yongeye kuvugana nanjye, iransura, iranyigisha pe. Nawe rero nagira ngo dufatanye amagambo. Nagira ngo nkwibutse ko urukundo agape, urukundo rw'Imana ni rugari cyane, ni rurerure, ntirugira iherezo, kandi ngo rugeze no hasi, rushinze imizi. It is very very deep. Rugeze hasi, ntabwo rugira iherezo bene data. Kandi ushatse kubyisomera wayasanga aya magambo mu butumwa bwiza bwa Efeso ibice 3:18. Nshyize hamwe aya magambo, Imana yongeye kunyigishiriza muri uyu mugani w'umuhungu cyangwa se w'umwana w'ikirara. Uyu mugani ni umugani, ariko ngo umugani ugana kariho. Ibi bintu ni ibintu tubona n'uyu munsi wa none. Uyu mwana w'umuhungu nta kintu yarabuze, se ngo yari umukire cyane, ari umutunzi ndetse afite n'abagaragu. Ariko uwo mwana aravuga ati njyewe ndashaka kwigendera. Yakase umugabane we, umugabane arawumuha, kuko yari afite abahungu babiri, uwo ni we wari umuhererezi. Aravuga ati ndashaka kwigendera. Arigendera, yigira aho ashaka kure cyane. Ise nawe aramukundira, amuha umugabane wundi, aragenda. Ageze kure cyane, ya mafaranga yayishimishijemo, ntabwo yagize ubwenge bwo gutekereza ati reka wenda nkore business, aya mafaranga abyara ndi, azamfashe nzagire n'umuryango, wenda nzasubira iwacu ngiye kwereka ababyeyi banjye abana n'iki, babona abuzukuru bishime, cyangwa se abereka ati nayabyaje andi, dore ibyo ngezeho, imishinga yarakuze. Ahubwo we ibyo bitekerezo ntiyabigize. We yafashe amafaranga na bwa butunzi ise yamuhaye, arabwaya. Icyo bita kwaya no gupfusha ubusa, abyinezezamo. Amafaranga ashira ubusa cyane, kuko iyo utayabyaza yandi ni ukuvuga nyine ahetse ashira. Amaze gushira wa muhungu arakena cyane, ndetse yafashe n'akazi ko kuragira ingurube uko tubyumva, yifuza no kurya ngo ibiryo bisigajwe n'iryo ngurube. Yageze kure, nta nkweto, imyenda yarashize, byose byarashize. Igihe kiragera yisubiraho, aravuga ati reka ngende njye kwa data, ninshaka azangire n'umugaragu we, kuko mfite abagaragu benshi, hari ibyo kurya byinshi, reka nsubireyo. Uwo ni umutima wo kwihana. Yagize umutima wo gutsindwa, yemera gutsindwa, aca bugufi, yemera ibyaha bye. Arareba asanga arakosheje, ati reka nsubire kwa data musaba imbabazi. Asubiye kwa se, ise yarishimye cyane. Icyo yakoze se ni uko yamuramukije, akamunezererwa, bakamuzanira imyenda myiza vuba vuba, bakamwambika imyenda myiza, hakaba umunsi mukuru wo kwishima. Ngo babaza ikimasa, barateka, abantu bararya, barabyina. Ati umwana wanjye yaje. Umva urukundo agape, umva urukundo agape Imana yongeye kunyigisha. Uwo mugabo yari afite urukundo agape, urukundo rw'Imana rubabarira byose, rubabarira byose kandi rudafite iherezo. Uretse rero noneho mukuru we azaze, mukuru we wagumanye na se, mukuru we witonze, mukuru we wakoreye se, mukuru we utarazerereye, utarabaye inzererezi. Mbese navuga wabaye umwana mwiza mu rugo. Navuga nti mbega yaritonze cyane, akora ibyiza bishimishije se. Ageze mu rugo yumva urusaku, arabaza ati habaye iki? Abagaragu ba se babo baramubwira ati murumuna wawe yaje. Papa we yishimye, yanezerewe, babazi inka, bamuhaye imyenda myiza, mbese turakora umunsi mukuru kuko yaje. Ariko mukuru we ntabwo yanezerewe.
ahubwo yarababaye, agahinda karamwishe, aravuga ati njye nta nubwo nza mu rugo, ati umuntu w'ikirara niwe bakoreye iminsi mikuru, njyewe nakoreye data ngo umahamba mwiza, nta munsi n'umwe yankoreye umunsi mukuru. Aho nshaka kuvuga rero ni uko uwo mukuru w'umuhungu wagarutse w'ikirara ntabwo yanezerewe, ntiyanejejwe n'imbabazi ise yagiriye murumuna we ko yagarutse, ntiyanejejwe n'urukundo se yamugiriye, ahubwo yahise ajya muri kamere arababara. Ese wowe mwene data, ubonye hari umuntu waguhemukiye cyangwa se wabaye ikirara nko mu rugo rwanyu ukabona aragarutse, ese wamukorera umunsi mukuru? Ese wamwakira? Byagenda gute? Urukundo agape rero ntabwo rureba ikibi ku bandi. Reka dukomeze mwene data, mfata ndetse umwanzuro hano ku magambo dusanga n'ubundi mu Befeso ibice 4 umurongo wa 32. Abefeso ibice 4 umurongo wa 32, kubera ko haravuga ngo be kind. Ni amagambo meza cyane. Haratubwira ngo be kind to each other. Be kind to each other. Kuvuga ngo mugirirane neza, gira mugenzi wawe mugirire neza, mugirire impuhwe, mugirire imbabazi. Be kind to each other. Tender hearted, ufite wa mutima nyine wo kumugirira imbabazi, kumva ufite impuhwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye umunsi wa none, mugirirane imbabazi, mugirirane impuhwe, mukundane, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Yesu Kristo. Aya ni amagambo akomeye cyane. Uyu ni umwanzuro Imana ishaka ko dutekerezaho muri iki gitondo. Wibabazwa nuko Imana yababariye mugenzi wawe, wibabazwa nuko Imana itamuhannye, kuko hariho abantu bavuga bati uriya arakwiye guhanwa, uriya yagize nabi, kuki Imana imubabariye? Ariko Imana urukundo rwayo rutandukanye n'urwacu dukurikije amagambo tumaze kubona. Amen. Reka rero bene data tugire uyu mutima, tugire icyo nakwita umutima wa mu Cyongereza wa tender hearted. Tugire umutima wo kubabarira, forgiving one another. Forgiving one another. Be kind to each other. Nimugirirane neza. Imana irashaka ko uba kind. Imana irashaka ko ukunda mugenzi wawe. Nawe yahemutse, nawe yaguhemukiye, reka rero twigane Imana, duse na Yesu, tugire urukundo rubabarira, kandi ngo rubabarira ibyaha byose. Kuko ngo urukundo rw'Imana rubabarira ibyaha byose pe. Urukundo rw'Imana turebye muri Peter wa mbere ibice 4 ku murongo wa 8 haravuga ngo ikintu cyangombwa gikomeye, mukomeze kwerekana rwa rukundo rugeze hasi, rushinze imizi to each other, kuri buri umwe, kuri mugenzi wawe, kuko urukundo rw'Imana rutwikira ibyaha byinshi. Mwene data, ayo niyo magambo ngusigiye kuri uyu wa gatanu, uyatekerezeho, nanjye ndakomeza nyatekerezeho. Ariko reka twigane Imana, duse na data. Birakomeye rwose, ntabwo ngiye kubirariraho, ariko kubwa Yesu wadupfiriye, kubwo gufashwa n'Imana irampindura nayo guhindure, tugire urukundo rubabarira. Birakomeye pe. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo forgive each other just as God has forgiven you through Jesus Christ. Kuko Imana nayo yakubabariye muri Yesu Kristo. Nanjye nari mubi, nari meze nk'icyo kirara, nanjye ntabwo nari mwiza, ariko Imana yarambabariye kubwa Yesu, yambabariye muri Yesu, nanjye narababariwe. Amen. Reka rero tubabarira abandi, dusabura urukundo kuko rakomeye. Wawundi waguhemukiye, wawundi wagukoreye ibibi ntashaka gusubiramo, urabizi wowe ubwawe, Imana yakubwira ngo babarire umunsi wa none. Mubabarire umukunde rwa rukundo agape, rwa rukundo rw'Imana. Imana ikugirire neza. Reka dukomeze mwese mbatura aka karimbo keza cyane karirimbwe n'abasaruzi bavuga iby'urukundo, ngira ngo waba ukibuka. Reka tukumve kandi n'abasezeraho. Imana ibane namwe.
Mana Data, turagushimye kubwira ijambo, turagushimye ko wongeye kutwigisha urukundo rwo kubabarira, urukundo agape. Utugirire neza Mwami, turugenderemo. Haleluya. Tubabarira ariwo tubashishije, twe kwibuka ibibi by'abandi, twe kwibuka abaduhemukiye, ahubwo twibuke neza. Haleluya. Twibuke urukundo rwawe, twibuke ko tubabare muri Yesu Kristo, gutyo tugende dukiranuka, maze tuzabane na bwami bwo mu ijuru twera nk'uko wera. Urakoze byose Mana, bisabye mu izina ryawe, cyane cyane bisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nshuti zanjye, mukomeze munezerwe, mwishimira, munezerwa n'aka karirimbo. Bye bye. Ibyatsi nabyo bakabigera byose uducu